Guys, muraho, amahoro y'Imana n'abane namwe aho muri hose, tubahaye ikaze mw'iki kiganiro cya Gospel Talent News. By'umwihariko dufite amakuru y'umuhanzi Serge Iyamuremye aho wagaragaye muri muzika njyana no guhimbaza Imana, akaba yarakoreye ubukwe hanze muri Amerika, akaba yarakoreye ubukwe muri Amerika, akaba ari umuhanzi rero wagaragaye muri gospel yitwaye neza cyane, akaba yarakoze indirimbo zitandukanye harimo Yesu agarutse, akaba ari indirimbo yatumye atera imbere cyane mu muziki. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane ndetse na n'ubu iracyakundwa, aho mu mawushiti ahantu hatandukanye bayikoresha. Iyi ndirimbo rero ikaba yaraje kwikorana na james&daniella, bakaba barayisubiyemo. Indirimbo ikaba yarakomeje itera imbere cyane, ikaba ari indirimbo rero nziza cyane. Yesu agarutse akaba ari indirimbo yakomeje itera intambwe cyane, ni nziza cyane indirimbo, akaba rero yarakomeje ubukwe bwari bwiza cyane kandi bwitabiriwe n'abantu benshi batandukanye. Nimukomereza aho james&daniella, impano yanyu Imana ikomeze ibashyigikire kandi turabakunda cyane. Akaba rero abahanzi rero by'umwihariko bakaba bafite inkomoko mu gihugu cy'i Burundi, ndetse akaba barigishijwe umuziki n'umufo tarabigira Imana, akaba ari bamwe bigishije umuziki. Ngira ngo barabasanga ari abamuzisiye, ariko tarabigira Imana yarababwiye akaba baririmba indirimbo zo mu bitabo cyane, mu gushyigikira indirimbo zanditswe na kera zahumetswe zikoreshejwe n'Imana yigaragaje abantu rero bakazandika, akaba ari izo ndirimbo rero bakunda gusubiramo. Papi Clever na uyu mugore wiwe bakaba bazenguruka mu Rwanda hose bagenda bavuga ubutumwa mu ndirimbo, ndetse tugera tubibona ahantu henshi hatandukanye. Ndetse tukaba tuzi hari igitaramo aherutse gukoresha, mu minsi ishize, ngira ngo
mwarakibonye, ababasha kukitabira mwarakibonye, aho cyari kirimo abahanzi benshi batandukanye, harimo n'umuhanzi uririmba indirimbo za gakondo. Icyo gitaramo kikaba cyaritabiriwe n'umuhanzi bita Jonathan Nishi, cyari gikondorowe kandi cyari kizwiho. Igitaramo rero kikaba cyaranejeje abantu benshi cyane, ngira ngo mwarabibonye, aho abenshi bagiye bishyura no ku ma internet kugira ngo barebe icyo gitaramo live. Ngira ngo mwagiye mukireba ukuntu byari bimeze, byari bishyushye, byari byiza. Igitaramo cyari kiza. By'umwihariko dukomeje n'amakuru y'umuhanzi Kalebu na Israel bakomeje kwitwara neza mu muziki, ndetse bakaba barimukiye kuri channel ya Ubukwe TV. Aho ngaho akaba ariho mwasanga ibihangano byabo ndetse n'amakuru y'abastari benshi batandukanye. Abushoye kuhagurukira rero ugasanga amakuru y'abastari batandukanye. Turabakunda cyane, ntimucikwe rero n'amakuru y'abastari batandukanye. Astra Vipa, amakuru y'abastari batandukanye, aho nta handi mwasanga ni kuri Ubukwe TV channel. Aho niho mwasanga amakuru y'abastari batandukanye. By'umwihariko rero dufite amakuru y'umuhanzi n'umuhanzi bita Aime Frank, akaba ari we wabonye concert tower, yabonye concert tower, akaba ari hanze rero, akaba aragiye kuzenguruka hanze, akaba ari mu gukoresha ibitaramo bitandukanye. Aime Frank ngira ngo ni umuhanzi ugerageza, mwaramubonye ko agerageza gukoresha imbaraga zose kugira ngo umurimo w'Imana ugere kure. Aime Frank, ahi uri hose Imana ikomeze kugushyigikira kandi ikomeze kukwambika imbaraga. Umuhati ufite ntago usanzwe kandi Imana izabikwiture. Agerageza gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo abantu barushe kumenya Imana. Ngira ngo Aime Frank akaba afite kavukire y'i Burundi, akaba rero Aime Frank yaraje mu Rwanda aje kwiga kaminuza, ndetse aje afite iyo mpano. Akaba rero Aime Frank akaba yaranyuze mu buzima butoroshye, ariko Imana ikaba yaramufashije akiga akarangiza amashuri. Hanyuma yo kwiga akarangiza amashuri, agakomeza n'umuziki wiwe. Ngira ngo ntago byari byoroshye kwiga ugakomeza kwiga ugafatikanya n'amasomo, ntago ari ibintu byoroshye, ndetse kwiga ugafatikanya n'ubuhanzi ntago aba ari ikintu cyoroshye, ni ikintu kidahira benshi, ariko we byaramufashije abasha kwiga akora na muzike bigenda neza. None akaba yararangije agakomeza umurimo w'Imana, agenda joininga n'amakorali menshi atandukanye, aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nyuma rero yaje kubona tawa hanze, ubu ari kuzenguruka hanze, ari gukorera umurimo w'Imana hanze, ntago akiri kubarizwa mu Rwanda. Ngira ngo uyu Aime Frank yagaragaye neza mu muziki, ndetse akaba yarakoranye n'abahanzi benshi batandukanye nka Roza Muhando, bakoranye igitaramo, bakoranye indirimbo, bakoranye igitaramo cyo kuramya Imana no kwihimbaza. Ngira ngo mwarabibonye ko byari bikomeye cyane, kugeza ubwo uyu Roza Muhando yari amushaka ngo amukoreshe mu murimo w'Imana, ariko sinzi icyagenze kugira ngo Aime Frank ntabakoranye n'uyu Roza Muhando. Sinzi ukuntu byagenze, ariko buriya wenda wasanga Aime Frank wenda uko bari basinye kontara ari kiriya gitaramo bari basinyanye kontara, gusa ngo bagikorane kirangire buri wese yigwarize. Ngira ngo wenda niko byari byagenze, ntawamenya. Buriya wasanga ariko byagenze, ntabwo bari bavuganye ko azajya muri Kenya ngo Roza Muhando, buriya bari bakoranye igitaramo gusa birarangira. Ariko Roza Muhando asobanura ko Aime Frank ari umuntu kabisa udasanzwe, kandi akaba n'umunyabwenge mu gufata indirimbo, kuko indirimbo za Roza Muhando zose arazizi kandi anazi no kuziririmba. Ngira ngo mwamwumvishe ko ari umuhanzi Aime Frank w'umuhanga, akaba zose abasha kuziririmba zose akazirangiza. Ashaka gukora ibyiza gusa, ariko ibi bikanaga imbere, ariko data iname
namenye ko bose rero Imana igukomereza umugenga byose abantu baragukunda cyane ndashaka gukora ibyiza gusa ariko ibibi bikananga imbere ko data namenye ko umuhanzi umugenga byose yaririmba abiri mu buhanga cyane Imana tugera iwa mahoro byose ukora kugira ngo tuzaririmba nabo mwijuru akareba kawakoze ibihangano bitandukanye tuhoberane ushira urukumbuzi rero twibanire ubuziraherezo ko bayi tugera iwa mahoro izabibashyitseho tuzaririmba nabo mwijuru mukore share na subscribe tuhoberane ushira urukumbuzi mukore na like ku ma video twibanire ubuziraherezo ndashaka gukora ibyiza gusa ariko ibibi bikananga imbere ariko data namenye ko uri umugenga byose ndashaka gukora ibyiza gusa ariko ibibi bikananga imbere ariko data namenye ko uri umugenga byose Baba ndinu Mesia Baba mumawo ona moya wanga ndinu Baba Baba ndinu Mesia Baba mumawo ona moya wanga ndinu Baba ndashaka gukora ibyiza gusa ariko ibibi bikananga imbere ariko data namenye ko uri umugenga byose ndashaka gukora ibyiza gusa ariko